abantu bose bakundanye wowe uri wenyine imbe uri kubukubita nta n'umuntu uri bugufata ukuboko basi ngo gushyo. Icyo ni kimwe mu bintu byongera depression man, wumva uri ku isi wenyine iyo uri hagati y'abantu bari babiri nibwo wiranda konti ukuntu kabisa uri lonely, nibwo wiranda konti ukuntu kabisa uri wenyine agahinda kakakwica. Tukivuga kuri ibyo ngibyo rero muri Canada hari irungu, hari lonely byatari, nuvuga ngo biragoye ku making a friends, biragoye kubona inshuti kwa. Akenshi uva mu Rwanda ufite inshuti aba mwiganye, aba mwakoranye, aba mwakoze iki, wagera hano nta nshuti nimwe ufite. None abantu ba hano baba bafite nk'uduklik, baba bafite utugroupe twabo tukuntu bazeranye, rero kugira ngo uzatujyemo biba bikomeye. None wanatugeramo kumva nago